mafaranga wumve నేను 6th class ఉన్నప్పుడు మా నాన్న 10,000 అప్పు చేశారు niga mu wa gatandatu papa wanjye yigeze kuguza ibihumbi 10 ndagira ngo mve umugabo uhembwa amamiliyari umugabo aravuga ati papa wanjye niga mu wa gatandatu yigeze kuguza ibihumbi 10 kubyishyura biramunanira పిచ్చినోడు ప్రతి వారం wishyuzaga papa yajyaga aza buri cyumweru mu rugo kwishyuza agatuka papa nimba hari ikintu kibabaza umubyeyi kuba bari kumwishyuza umwana we yumva muze kutishyura ari 500 ari kuri botike ya yasaboneje bundi wafashe umwana wawe akumva birababaza sasa umugabo bazaga kumutuka nicyo kintu kimubaza yarakizibona umukiri ukomeye ariko abayibuka ukuntu bazaga kwishyuza se watwaye ideni uzi kutazashyishyura ute wambwira gukwezi none yashize umwaka utaranyishyura ibihumbi 10 byanjye uzishyura ute winsekera se ndi kugusomera ese nani isoni ugira umwana kumva papa we bari kumutuka bamubwira atishyura none uzi baje kubasohora mu nzu mwabuza y'ubukode bakabasohorana n'umwana n'icyo kuntu papa basebye ubundi umwana bagomba kubazi ko papa vuna dore umwana yarabyumvaga muvandi twicaye nta cyayi cyawe nshaka namushaka kunyakira buri yonje kwishyuza munyihesha icyayi kugira ngo umunsubizeyo ese wavutse uri umuntu ko nta jambo wumva ubundi washakaga umugore n'umwana n'iki uje kubashyira muri ubu buzima bw'amafuti uguze ubuhumbi 10 utari ubasha no kubwishyura ababyeyi do baribaga umwana ariko uzi ko muri ababyeyi umugabo mugenzi wawe akakwishyuza kuri ati ibihumbi 10 byanjye wambwa we y'umugabo byakoraniye umwana wawe yumva sha umwana yarabyumvaga karira నన్ను చూసినప్పటి నుంచి మా అమ్మ mama wanjye umunsi yambonaga gutyo ఎప్పుడు మా ఇంటికి వస్తాడనే భయంతో మేము ఇంట్లోనే ఉన్న పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పి మా ఇంటికి తాళం వేసేది yagize ubwoba aravuga ati buri kuriya mugabo azageza kwishyuza tuzajya duhereza abaturanyi badukingira inzu nyine bigaragare ko twagiye mbega n'ingufuri bayishyira imbere tukihisha turi mu nzu wumvisha ariko ati ubwo buri cyumweru bazaga kutwishyuza umuturanyi twamaga ingufuri akadukingirana mu nzu uje kwishyuza akavuga ati buno bagiye ntabahari wumve ni ikibazo సంపాదించే వేల కోట్ల కన్నా aya mafaranga yose ya mamiliyari ninjiza 10,000 లేదనే బాధ ఎక్కువ గుర్తుంటది nubwo nyatunze mba nyumva bwa buribwe bw'ibihumbi 10 papa wanjye yananirwaga kwishyura